Ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza kuri mwe mudema gukurikira GB Empire. Amakuru akomeje kugenda yumvikana mu karere ka Kamonyi muri Centre ya Ruyenzi, harumvikana impanuka iteye ubwoba. Abana bato cyane bari bavuye ku ishuri baje kuba bapfira muri iyi mpanuka. Umwagent umwe wari usanzwe utanga amayinite wari wegereye Centre yo ku Ruyenzi, birumvikana ko yitabye Imana. Birumvikana ko imodoka zari zisanzwe ziparika muri parikingi ya Ruyenzi zigera kuri 5 zose zikaba zishwe. Byumvikana ko izi modoka zose zahise zigongwa n'imodoka yaho. Birumvikana ko umushoferi utwaye imodoka yaho yaje kuba yarokoka ndetse na tanti boy we aza no kuba yarokoka. Gusa birumvikana ko abana bagera kuri 2 bari bavuye ku ishuri baje kwitaba Imana bitewe n'imodoka yaho. Byakomeje kugenda byumvikana ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza amarira n'agahinda yakomeje kugenda ashoka ku mutima ya benshi. Utarabibona yenda wumva mu by'ukuri byoroshye. Kugeza kuri aka kanya abaturage baracyahari muri iri joro bari kugaragaza mu by'ukuri amarira n'agahinda. Byakomeje kugenda byumvikana ko abaturage benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza amarira n'agahinda biteye ubwoba cyane. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'abanyamakuru batandukanye, barumvikanisha ko abagera kuri 15 byumvikana ko bashobora kuba babuze n'ubuzima bwabo. Byakomeje kugira byumvikana ko abazwi bagera kuri 3 bagaragajwe imibiri yabo. Gusa kuri uyu munsi bikomeje kugenda byumvikana kuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza inkuru y'akababaro. Birumvikana umubyeyi umwe yapfishije umwana yaguye muri koma bitewe n'uko yahuye n'igihunga gikomeye cyane cyo kubura umwana we. Ibi bintu ndabikubwira nk'umuntu wari uhibereye ndetse kandi nabonye mu by'ukuri ukuntu byari bimeze. Byakomeje kugira bintera ubwoba, nanjye nakomeje kugenda nibaza utise mu by'ukuri kuki nakunda gutemberera muri Centre ya Ruyenzi iyo biza kuba mu by'ukuri byaba mahire nanjye imodoka ikaza kuba yanyura. Ndabikubwira nk'ubuhamya kubera ko mu by'ukuri birumvikana ko hari supermarket tuye hano kuri Ruyenzi nari nsanzwe mahiramo ibyo kurya. Byumvikana ko imodoka yaturutse kuri ADPR biza kuba byavuga ko mu by'ukuri imodoka ya hoho iri yacitse fi. Gusa nyuma yo gucika fire mu by'ukuri shoferi wari utwaye imodoka yagaragaje ubutwari nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Yaturutse kuri ADPR aca kuri Step Down supermarket. Birumvikana nk'uko nabibabwiye iyi supermarket ya Step Down nari nsanzwe njya gufatamo ibyo kurya nimugoroba. Byaje kuba byakumvikana ko mu by'ukuri iyi modoka ya hoho yaje kuba yancaho irimo kwirukanka cyane. Nyuma yo kwirukanka cyane mu by'ukuri irangije iramanuka muri Centre ya Ruyenzi, nibwo kandi mu by'ukuri yaza gushyika muri Centre isanga amamodoka mu by'ukuri aparitse ikatira mu by'ukuri bisi y'abanyeshuri. Nk'uko nakomeje kugenda bibabwira uyu mushoferi yagaragaje ubutwari koko. Birumvikana ko uyu mushoferi yakatiye imodoka y'abanyeshuri basaga 99 bose bari muri imodoka ya bisi. Gusa byaje kuba byakumvikana ko iyi modoka yari ku mwagent wa mbere iramukubita. Uyu mwagent mu by'ukuri ahita yitaba Imana inyura ku mukobwa w'inshuti yanjye wari usanzwe wotsa ibigori muri Centre ya Ruyenzi. Byaje kuba byakumvikana ko mu by'ukuri uyu mukobwa yahise yirukanka cyane agira amahirwe aranorokoka cyane. Gusa byaje kuba byagaragazwa ko iyi modoka yahise yikuba hasi igenda ikutanya ndetse kandi nakusanya amamodoka yose. Byaje kuba byakumvikana ko imodoka zigera kuri 5 zose zakomerekejwe cyangwa se zishwe ni imodoka ya hoho. Abagenzi mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza amarira n'agahinda. Gusa byaje kuba byagaragazwa ko mu by'ukuri hari abana bari kugenda mu gahanda k'amabuye. Imodoka yaho mu by'ukuri ari nabwo yaje kuba yanagwa impande ya Kiliziya. Birumvikana ko mu by'ukuri iyi Centre iri sanzwe inyuramo abana bavuye ku ishuri. Gusa byaje kuba byagaragazwa ko mu by'ukuri utwana tugera kuri 2 tw'utunyeshuri harimo akana kamwe k'agakobwa kaje kuba kakubitwa n'imodoka yaho kakata gacika amaguru, igihimba cyo haruguru n'icyo hepfo mu by'ukuri bigatandukana. Ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri atangwa ibitekerezo bitandukanye. Ndajya mu by'ukuri abaturage bo mu karere ka Kamonyi muri Centre ya Ruyenzi abari ahari kubera iyi mpanuka mu by'ukuri muze kuba mwabigaragaza. Ni impanuka ikomeje kugenda ibabaza benshi. Donko ninyikubwira wumve ngo nabonye abantu bamfira mu maso, nabonye abantu benshi cyane mu by'ukuri bapfa mbibona. Nize kuba nabikubwira uze kuba wabyumva. Donko ni inkuru ibabaje cyane benshi baragaragaza mu by'ukuri amara n'agahinda. Donko ngiye byakomeje kugenda bimbabaza kugeza kuri aka kanya mu karere ka Kamonyi. Ni inkuru ikomeje kugenda ibabaza benshi. Ababyeyi baragaragaza amara n'agahinda bikoreye amaboko, abana bapfuye, abantu bakuru barapfa. Donko nimbikubwira mu by'ukuri hari umwagent ngiye wapfuye mbyibonera nza kuba nabikubwira kugeza kuri aka kanya. Donko mfashe uyu mwanya kugira mu by'ukuri mbashe kuba nakora iki kiganiro, ariko ubuta cyangwa se ku munsi w'ejo nibwo nzatangira kubahereza amakuru uko bimeze. Gusa biri kumvikana ko muri iri joro benshi baragaragaza amara n'agahinda ateye ubwoba cyane. Imodoka yaho ifite plaque ya 235 yaje ko mu by'ukuri yaturuka kuri ADPR iramanuka kuri Step Down irangije mu by'ukuri komeza uyu muhanda wose iramanuka. Noneho iyi modoka ngo mu by'ukuri igeze muri Centre ya Ruyenzi iza kuba yakubita umwagent umwe ndetse ifata n'akana k'agakobwa kari kavuye ku ishuri irangije mu by'ukuri agakubita. Gusa mu by'ukuri umubyeyi w'aka kana yakomeje kugenda agaragaza amarira n'agahinda.
donc arakomeza kugenda agaragaza amarira, benshi babibona bikabatira motion. Ninkubwira ngo mu by'ukuri birababaje cyane kubona mu by'ukuri umwana wawe wari umutegereje uzi ko ari buze gutaha, donc ukajya kumufata bakakubwira ko yapfuye. Gusa ikintu kibabaje, benshi bari gukomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye. Uyu mwana mu by'ukuri ntabwo n'isura yagaragaraga, uyu mubyeyi kugira ngo amumenye yarebye amaguru ye. Donc birababaje cyane, nimba ikubwira ubyumve ko iyi mpanuka mu by'ukuri yabaye mari, uretse ko naje kuba nagaragaza video nzasigaragaza ku munsi w'ejo, ariko bagenzi banjye bo kuri TV10 ndagira ngo mu by'ukuri baraza kuba badufasha bagire ibyo bagaragaza. Donc ni inkuru ibabaje cyane mu karere ka Kamonyi santere ya Ruyenzi. Ninza kukubwira ngo mu by'ukuri arumvikana amakuru mabi cyane kuri station ya polisi hafi aho ngaho, abapolisi baruzuye, donc baragaragaza amagahinda na motion. Iyi mpanuka mu by'ukuri ndavuga ko ariyo mpanuka ya kabiri muri uyu mwaka ibaye, yaratwaye ubuzima bw'abatari bake. Donc benshi bakomeretse, imodoka nyinshi ziza kuri 5, imodoka mu by'ukuri zakomeretse z'abakire batandukanye, benshi baragaragaza amagahinda. Gusa nta kintu kigeze kumbabaza mu by'ukuri nk'umwagenti witabye Imana. Donc birababaje cyane, muri iri joro yashizemo umwuka. Birumvikana ko undi mukobwa mu by'ukuri imodoka yaje kuba yamugonga, donc uyu mukobwa bamushyira kuri moto, bakimushyira kuri moto bamujyanye mu by'ukuri ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro, biza kuba byavuga ko mu by'ukuri kuri moto yahise aburira umwuka. Benshi rero ndagira ngo iyi nkuru nzayitondore ku munsi w'ejo, kuko ruza kureba ukuntu bikomeje kugenda bigaragazwa. Abari mu karere ka Kamonyi cyangwa se abonye iyi mpanuka iri, ndagira ngo mwandike muri comment, donc muze kuba mu by'ukuri mwabwira abanyarwanda byinshi, kuko njye nkomeje kugenda mbona benshi bamfiriye mu maso yanjye. Ndavuga ko ari inkuru mbi cyane, na kiri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, uretse mu by'ukuri impanuka yabereye mu karere ka Kamonyi muri santere ya Ruyenzi. Ninkubwira ngo mu by'ukuri iyi modoka yamanutse kuri ADPR, iramanuka kuri step down irangije, hari umuhanda umanuka, iyi modoka mu by'ukuri iza kuba yamanukamo. Nkuko nakomeje kugenda bivuga, uyu mushoferi yagaragaje ubutwari, imodoka yamanutse yacitse fire. Nyuma yo gucika fire, umushoferi arareba uti mu by'ukuri niza kuba nayinyuze mu bantu benshi barapfa, reka iyi modoka nyimanure n'ubundi mu by'ukuri nza kuba nayicisha muri aka gahanda ka Kiliziya. Ndagira ngo kuri aka gasitade murakabona kari hano ku Ruyenzi hafi na Kiliziya. Umushoferi mu by'ukuri aravuga uti ndayicisha muri uwo muhanda, ubundi nze kuba nayegeka ku musozi. Ariko biza kuba byakumvikana ko uyu mushoferi mu by'ukuri imodoka yaje kuba yanamugonga, kuko ruza kura muri santere ya Ruyenzi birumvikana ko umuhanda uturuka i Rusizi, undi mu by'ukuri ukomeza Kigali, hakaba n'undi umanuka iyo imodoka mu by'ukuri yacitse fire uzamuka step down, hakaba n'undi muhanda mu by'ukuri uzamuka uva kuri Kiliziya, ugasanga ni ihuriro ry'imihanda igera kuri 4. Donc byaje kuba byagorana. Uyu mushoferi mu by'ukuri nibwo yaje kuba yabura amahitamo, arangije agumara amanuka. Gusa byagaragajwe ko mu by'ukuri iyi modoka yaje kuba yakubita umukingo, iyi modoka irangije irikuba, ni naho habereye akaga. Donc irangije igenda ikubita amazu menshi cyane irayamara, irangije ikubita amamodoka. Ndakubwira ngo umwana w'umukobwa wari uvuye ku ishuri yaje kuba yagongwa n'imodoka. Donc aka kanya tuvugana yitabye Imana. Umubyeyi mu by'ukuri akomeje kugenda agaragaza motion n'agahinda gateye ubwoba cyane. Ndavuga ko benshi baragaragaza ko imodoka zabo zangiritse, ariko hari n'abandi mu by'ukuri bakigaragaza ko ubuzima bwabo mu by'ukuri buri mu kaga.